Hari impuha zimaze igihe zivugwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko zivuga ko Mbonyi yaba yarabyaye akabihisha kuki udakunda kugira icyo bitangazaho. Ninde ngomba ibisobanuro by'ubuzima bwanjye bwite sobanura kubijyanye n'amatike aracyari available abantu bashobora kugura nyine hariya turi kugurira ticket.rwa cyangwa se akanyenyeri 513 akanyenyeri 01 urwego amatike aracyahari si menshi ariko aracyahari. Yego uzamure abakeneye ikibazo tuzamure kamarade wabaje utabajije ubwo undi ninde. Okay, reka mbabarize cyane mu bwo ndabona mwese mwabajije. Israel album buri yose muzukoze ibifite ikisobanuye. Yitwa Hobe waririzinze ejo bundi, hari n'indirimbo wasohoye yitwa Hobe. Ivuze iki donc message yaje ite ku kindirimbo yahisemo kwitira album ari Hobe, hari ikivuze kidasanzwe mu buzima bwawe? Ino ni album iri very personal. Murabizi ko ubusanzwe ntabwo nyamara ukwezi amezi abiri nasohoye indirimbo. Ni ibintu musanzwe muziho ko nkunda gukora cyane. So uyu mwaka rero namaze hafi amezi 8 nta ndirimbo nimwe ndasohora. Hari impamvu yari yabaye, ariko icyo nshimira Imana nuko nyuma yaho Imana nayo mezi 8 yayampayemo indirimbo nsharizo za Hobe, za Unkebuke, Uriya. Narungutse kuko nagize umwanya ukuganira n'Imana bihagije, ariko cyane cyane ni indirimbo iri personal, ivuga ku buhamya bwanjye buri personnel nkuko nabibasobanuriye. Nzabitangaza neza mu gihe gikwiriye bimaze kuzura. Okay, kamarade cyane mat. Ibihe byo kuvugwa neza ni byiza ariko hari nibihe byo kuvugwa nabi. Hari impuha zimaze igihe zivugwa ko ku mbuga nkoranyambaga ubwo ngubwo nibyo ni umuntu umaye ikibazo ngo nyikubaze. Hari impuha zimaze igihe zivugwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko zivuga ko Mbonyi yaba yarabyaye akabihisha kuki udakunda kugira icyo bitangazaho. Ninde ngomba ibisobanuro by'ubuzima bwanjye bwite? Nta kintu ngewe bimbwiye ko umuntu yatekereza icyo ashaka. So courage, ibindi byose nta kibazo. Ikibazo cyane. Nitwa Nepongo Rugendo TV. Mu minsi yashize nakoze ikiganiro n'umufana wawe gukunda cyane urugenda n'ifoto yawe kubera urukunda gukunda ko ari umukobwa wifuza kuba agiye kugira boyfriend, ahubwo ukunda kuba uri umuramyi akunda ibyo ukora. Waba warakibonye ese we umuteganyiriza iki? Wenda yavuze ko wongeye yarantumye namwe uzamumbariza zampetike wenda injyana mu gitaramo cyambonye. Iyi nuhe? No mukobwa ufite ugenda n'ifoto. Bigani na murabona mu Wayasimuza. Wenda nakwereka wowe ukureba. Turebe. Urihangana ho gato. Kumuha nimero. Anagaruka kumuha nimero. Okay. Yitwa nde bigira amazina ye? Reka maze mukwereka nibyo byaba byiza nibwo uri bihita ubyumva. Sorry mwihangane mugerewe. Dore n'uyu nguyu. Urumva rero navuga reka dore. Imana imumugisha. Kubijyanye na ticket. Nta kibazo turayimuhereza nta kibazo. Iraza kumugeraho. Yego. Murakoze kandi Imana ibamugisha kubwa byose. Yes, rego nkuko mwari cyangwa muri kubikurikirana n'ikiganiro itangazamakuru umuramyi Israel Mbonyi yagiranaga n'abanyamakuru. N'ikiganiro kibaye mu gihe ari kwitegura gukora itaramo cye yisi cyambukane kizabera muri BK Arena ni ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 ukwezi turimo anizihiza muri rusange gufasha abakristo kwizihiza Noheli. Ndavuga ko ari umunsi udasanzwe kuri we kuko itaramo kigiye kuba nizihiza imyaka 11 ishize ari mu muziki, ariko uretse itaramo azakora muri BK Arena yanakomeje no kwitaramo azakorera i Rubavu naho ku tariki ya 1 ukwezi kwa 1 umwaka utaha, ubwo ni muri 2026. Kimwe mu bibazo abajijwe mu bihe bitandukanye kuva mu mezi arenga 10 ashize ku mbuga nkoranyambaga huzuye byinshi byavuzwe ko Israel Mbonyi yaba yaribarutse, ariko arasubije ati ninde ngomba igisubizo cyangwa se ninde ngomba ibisobanuro ku buzima bwanjye. Nekeza ko ari kimwe mu by'abantu benshi baranyotewe, ariko wenda cyari ikibazo kigiye gusa cyo kuba yabibazwa akagira icyo abivugaho. N'umwaka ushize nabwo ajya gukora concert ngiyi havuzwe byinshi bijyanye nuko ashobora kuba afite umukobwa ari mu Rwanda, ariko nabyo yasoje itaramo yavuze avuga ko ari muha, avuga ko nari umuhanzi nk'abandi ushobora kuvugwaho inkuru zinyuranye. Gusa iki yagishyizeho umucyo muri rusange avuga ko nta muntu agomba ibisobanuro ku buzima bwe. Kimwe mu byo yavuze
yavuze ko itaramo agiye gukora muri BK Arena ubundi Arena yabanje kuyitinya ariko aganiriye n'inshuti ziwe zirimo Bobo ndetse na David Baringana amuga ati imyaka umaze mu muziki kwemera kuba akora concert nk'izi ngizi zagutse hanyuma aravuga ati niba koko igihe kigeze arabisengera yanzura kujya akora bino bitaramo ngaruka mwaka ariko muri rusange agamije gufasha abakristo kwiziza Noheli kimwe rero mu byo uyu muramyi akora mbere yuko umunsi ugera agana n'abanyamakuru akababwira mu rusange imitegurire aho kandi akanagaragaza abafatanyabikorwa banyuranye ikindi kibazo navuga ko kidasanzwe benshi bamubaje ati ukunze gukora imiziki mu bitandukanye imyaka 11 kabishize ariko bamwe mu bagira amatsi yo kuba utakora ibindi bitaramo handi hantu hagutse nko muri Stade Amahoro avuze Ambassadeur Ministre Olivier Nduhungira yakunze kubimbaza ariko bijyanye n'imiteguro n'ukuntu stade imeze nekeza ko wenda Imana nibishaka umwaka utabishoboka ariko nanone abanibaza ngo kuki atagura ibitaramo byiwe nangaba yakorera mu bitaramo nko mu magororero n'ahandi hanyuranye mbonye aravuga ati birashoboka nabyo kuko n'umwaka ushize twabikozeho ariko kuri inshuro nekereza ko nabyo ari byo nzashyira imbaraga cyane ndi kumwe na team yanjye iki taramo agikora ari wenyine ahanini akanakora ama live recording kuri inshuro ndetse agiye kuri itaramo anafite album ye ya gatanu iri hanze bivuze ko mu myaka 11 ishize amaze kujya album 5 amaze no gukora ibitaramo 4 by'uruhererekane utirangije ko Miss yashize ataramiye muri Uganda yataramiye muri Kenya ndetse n'umwaka utavuga ko ashobora kuzajya muri Amerika naho agamije muri rusange kwagura ibikorwa byivuga butumwa bye ikindi mbonye kimwe mu byo yagiye akora yagiye agaragaza ko atajya hindura team bakorana yaba ari bande mu bucurangire kugira ngo akomeze kwemeranya n'abo bantu bijyanye n'amahitamo yakoze yanabajwe ariko niba ashobora gutekereza no kwajya gutaramira umurenge aravuga ati birashoboka cyane kandi naho navukiye nakuriye hamwe n'Imana hamwe no gusenga kwayo no guhitamo kwayo birashoboka ko nzajya kwakora itama ikindi nakubwiye nuko mbonye yabajwe ati yavuze ati nyitangira ndi mu mashuri yisumbuye nagiraga ipfumwe cyangwa se sinimvagamo amazina mu rugo bari baranyitse kuko bamwita nimbonye icyambu Israel yavuze ati byagize amashuri yisumbuye kurivuga abantu barivuga nkumva sindi kubyumva neza azafata icyemezo ahindura amazina yita Mbonyifura Eric ababyeyi baza gutungurwa bageze ku ishuri ati umwana wacu kwa yindi amazina habaye iki ariko akavuga ko byari byaratewe no katuyumvaga muri no zina gusa aravuga ati ubwo Imana yamamagaraga nkakiraga kiza noneho byaba ibintu bidasanzwe naje kugaruka ku izina bizakoranya noneho nkoresheje Mbonyi Cyambu iri zina ni naho hanakomoka album y'Icyambu ni naho hanakomoka nibi bitaramo byose agiye gukora ku nshuro ya 4 muri BK Arena tariki 25 yanavuze ko ibijyanye n'amatike ahagaze neza cyane ko no misi ishize yagaragaje ko amatike yahagaze agaragaza ko abantu benshi amaze kugura amatike ahubwo umunsi ushobora kuzagera yarakoze sold out ariko mbonye aravuga ati ngamije kwagura umuziki wanjye ngamije ko abantu bagera abati target audience yanjye ni y'abantu bose cyane ko nyama na message z'abantu bambwira bati jewe iyo nje kuri wa munsi w'igitaramo nibwo buri amansenze mwaka wose mbamaze igihe nasenga ati iyo nje mu gitaramo cyawe remba mu mwanya mwiza cyane wo gusenga cyo nakora ikirano kutacikwa n'igitaramo cya Izere Mbonyi avuze ko yiteguye avuze ko practice zigeze kure avuga ko yaba ari abazakorana bose biteguye igisigaye ari umunsi gusa imbeka ariko none avuga uti nzava i Kigali nkomereza Rubavu ku tariki ya 1 kwezi kwa mbere umwaka utaha aho nzataramira muri stade nizeye ko abantu batuye ku Gisenyi nizeye ko abantu batuye muri Goma tuzaba turi kumwe cyane reka tubashimire ndushimire na Dox Video dufashe kuri kamera ibiganiro nk'ibi bigaruka ku ba star n'abandi banyuranye nakagaruka